uyu mwanya tuzamuye amaboko. Benshi hano warabakijije Mana, dore icyubahiro ni icyawe. Abakristo bose, abashumba turakizamuye. Ushimwe kuko ukijije aba barwayi, ukaba urengeye abababaye. Waje yihebye atahanezerewe. Haleluya. Waje ubuze uko agira, waje asize abarwayi hariya. Imbaraga y'Imana ikomeye, imbaraga y'Imana izora, imbaraga y'Imana ihindura imitima. Turagushimiye, icyubahiro ni kibi cyawe. Amashimwe yose tuyakusanyirije hamwe, tuvuze imbaraga zawe. Amen. Zaburi yo gushima Imana 124 ngo iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavugaga none. Iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaturengeye rwose. Isuri baratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe. Muvuge ngo Uwiteka ahimbazwe. Utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Mana ihimbazwe, Uwiteka ahimbazwe. Yaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, wa mugoroba, cya gitondo, ya manywa wiriwe mu nzu, abana batwiga, ariko Uwiteka yarabikoze. Unyemere tuzamura icyubahiro cy'Imana, twiha amashyi menshi n'impundu. Amen. Ndacyafite impamvu, ndacyafite impamvu yo kuguhimbaza. Haracyarishimwe, haracyarishimwe umutima wanjye. Uko biri kose, uko biri kose, ndazi yuko unkunda. Uyu ni umwanya wo kuguhimbaza. Tubereye, gushimwa manywa nijoro, izuba iburengerazuba. Gushimwa ubereye, imisozi mu bibaya. Gushimwa ubereye, gushimwa ubereye. Gushimwa ndagupfukamiye, ndagupfukamiye mwami wanjye. Nzamuye amaboko, nzamuye amaboko ngo ngushime. Ndagupfukamiye, ndagupfukamiye mwami wanjye. Nzamuye amaboko ngo ngushime. Dusubire gatoya kuri Zaburi 149 umurongo wa 4. Zaburi 149 umurongo wa 4 ni haruguru gatoya, se nk'abasubiye inyuma gatoya. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be, azarimbishisha abanyamubabaro agakiza. Abakunze bishimira icyubahiro abahaye, baririmbishwe n'ibyishimo, baririmbire ku mariri yabo. Ishimwe ryo gusingiza Imana ribe mu mihogo yabo. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndumva nuzuye ishimwe. Abaririmbyi Imana ibaha umugisha bavuze ngo dufite impamvu. Twese dufite impamvu yatuma dushima Imana. Dufite impamvu yatuma dushima Imana. Iki gihe cyose kirangiye cy'uyu mwaka, isi yose iri mu bibazo ndetse n'igihugu cyacu, kuba duhumeka. Haleluya. Ndatekereza ko ntacyo twatanze ngo turame. Bibiliya irambwira ngo ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo butuma turama ntidushireho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana ikwiriye gushimwa. Aha turi duhagaze na hera hayo. Nta na rimwe abizera, abakristo bashoboraga na rimwe mu mibereho yacu kuva dukijijwe turi mu nzu y'Imana, twumvaga ko hagomba kubaho hari ikintu cyashobora gutuma umwaka ushira urusengero rukinze. Ibyo ntibyigeze byinjira mu matwi yacu.
ariko amaso yacu yarabibonye. None Imana irakinguye, ihimbarizwe mu isanzure ry'imbaraga zayo. Imana ihimbazwe. Dufite impamvu yo gushima Imana uyu munsi. Ibihe bikomeye byo guterana n'amateraniro, ngewe iminsi maze mu nzu y'Imana, Yesu ashimwe cyane, iminsi maze mu nzu y'Imana cyangwa se imyaka, amen, cyangwa se imyaka, maze imyaka 34 nkijijwe, amen, maze imyaka 34 nkijijwe. Ubwo ukuyemo yo mfite ukuyemo yo mfite, iyo nkijijwe niyo myinshi, iyo nakijijwe mfite niyo mikeya kuruta iyo maze nkijijwe. Sindi mukuru cyane ariko sindi na mutoya. Icyo nshatse kubabwira ni iki ngiki: ibihe byose nabonye mu nzu y'Imana byagiye bigorana, abantu b'Imana bikagorana kwa mu materaniro, ndetse hamwe insengero zigakingwa igihe gitoya. Muri iki gihugu ni mu gihe cya jenoside, ariko nabwo ntabwo zari zose. Icyo gihe ntabwo zari zose, abari bahari barabizi ko zitari zose. Akaga kari mu gihugu, hariho n'abajyaga kwinjira bakinjira muri za kiliziya cyangwa se mu rusengero, hanyuma bagasohoka bajya mu bindi kandi bagiye gusenga. Ariko kubera ko insengero zimwe, yewe nari hano hakurya ku Muhima, bamaze kwica abakristo bari barimo babiciye ku irembo ry'urusengero, n'abadiyakoni bari bahari, bamaze mwimo iminsi 7 bahashize icyumweru kimwe jenoside itangiye kuba, barabasohora babicira aho ngaho. Mujya mwumva amateka ya Muhima, hari ibintu by'amateka bikomeye cyane, ariko tunibuka abizera tugashima Imana. Ariko icyo gihe ubuhamya buhari budasanzwe nubwo umudiyakoni umwe witwa Abeli, mujya mwumva amakuru, bamusohoye hamwe n'abandi ari kumwe na bene se basengana Imana, baramureba, abicanyi baramwitegereza batari ko turabona wowe udakwiriye gupfa, zana ibyangombwa byawe. Bareba mu byangombwa by'abagombaga gupfa koko basanga ntarimo, bativa hano. Aravuga ati mwibeshye, nabonye ibintu bikomeye. Aravuga ati mwibeshye, abangaba twarabanye, ni bene data, twarasenganye, nimba munkiza nabo mubakize, ariko niba mubica muranyicana nabo. Bati ntabwo uragenda, ati oya, ahantu bagiye ndahazi, nanjye ntabwo bansiga. Abeli bamutsinda aho ngaho. Nta mateka dufite hariya nk'abakristo babaga hariya ku Muhima. Ntabwo nari ngambiriye kubabwira amakuru yo muri jenoside, ariko icyo nari ngambiriye kubabwira ni iki: nari ngambiriye kubabwira yuko ibihe byagaragaye mu bihe bikomeye twagiye tubona, cyangwa se yewe nabonye mu gihe cyanjye byagoranye, byitwa amateraniro, tukabona ibintu bidasanzwe abakristo batizereye ko nabyo byaba. Ni icyo gihe gusa, ariko nabyo byabaye agahe gatoya, kabamwe ibintu bibi byinshi, ariko tubona Imana ikinguye umuryango mu gihe cy'amezi 3 gusa, twongera gusubira mu nzu y'Imana. None umwaka wari urangiye, ibi nabyo tutarabitekereje ko byabaho, ariko turashimira Imana yo mu ijuru, ibyumve yuko tubikuye ku mutima, yuko turi mu nzu yayo. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Amen, amen. Uyu mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo mushimire Imana hera hayo,
muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze. Nagira ngo mbabwire yuko Imana yacu ifite imbaraga zo gukora, ni nayo yabashoboje gukora ya mirimo yose nahoze mvuga, kubera ko mwayimenye ko ariyo mukorera. Haleluya. Insengero zikinze. Ijambo rya mbere nigishije abakristo insengero zikinze, narababwiye ngo hakinze insengero z'amatafari, ariko insengero zo mu mitima, haleluya, zizakomeza zikinguke kandi abantu bazakomeza gukorera Imana. Paulo yaravuze ngo mbese ntabwo muzi yuko muri insengero, haleluya, z'umwuka w'Imana iwa muri mwewe. Umwuka w'Imana ari muri twebwe, rero turi insengero. Turi insengero. Hari insengero ziri mobile, ariko hari insengero ziri mobile, haleluya. Hari izo nsengero rero zikomeza zigakora. Insengero ziri mobile zirakomeza zigakora, hanyuma izindi nsengero zikinze. Imana idufashe kandi Imana ishimirwe iby'imbaraga yakoze. Yavuze kandi aravuga ngo kuko Uwiteka nezererwa abantu be, Zaburi 149:4, azarimbishisha abanyamubabaro agakiza, kandi abakunzi be bishimira icyubahiro abahaye. Muhaguruke dushimire Imana icyubahiro yongeye gushyira mu nzu yayo. Icyubahiro ni icy'Imana, abakunzi be bishimira icyubahiro abahaye. Itorero rya Kacyiru ryishimira icyubahiro ihaye, abaririmbyi bishimira icyubahiro Imana bahaye. Yongeye gutuma inanga zanyu zizamuka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Muruhuke. Ishimwe ryo gusingiza Imana rizaba mu mihogo yacu, pastor. Ishimwe ryo gusingiza Imana rizaba mu mihogo yacu. Imana yishuje icyubahiro cyayo. Haleluya. Haleluya. Imana yishuje icyubahiro cyayo. Kwari dufite umubabaro, ariko Imana iduhaye umurimbo w'agakiza. Kwari tumaranye iminsi umubabaro. Najyaga mbona abakristo baza bakansanga hano gihe mu minsi isanzwe mikeya, nageragezaga kuba ndi muri ofisi hano. Abakristo bakaza ngo ariko mushumba, ni iki Kacyiru tura? Ubwo mu nshingano za gishumba nyine tugashaka ibihumuriza. Muhumure, Imana irabizi. Muhumure, Imana izabikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niki ese twebwe, ese mushumba? Uriya rero abashumba abayobozi niba ari abantu bahura n'ibibazo bikomeye, bishobora no kubagora gusubiza, buriya mujye musenga Imana kugira ngo Imana ijye ibaha ibisubizo musubiza aba bantu. Hari igihe bazaba bazi ibibazo muri kondisiyo ziruhije mutashobora gusubiza, ariko umwuka w'Imana ajya bafasha abaha amagambo yo gusubiza aba bantu igihe baba bajije ibibazo bikomeye kandi ari ngombwa nabo ngo babibaze. Bageze ku nyanja itukura, babajije Mose ibibazo bikomeye. Baravuga ngo Mose, watujyanaga he? Bari kumva amagare n'amafarashi bya Farawo. Imana ibahagurukije. Kumbe Imana irashaka kwihesha icyubahiro cyayo kuri Farawo. Niko yaravuze ngo nziheshereze icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze n'amagare n'amafarashi. Ntibabimenye. Ariko bageze imbere ngo bajye kubona, babona inyanja. Bamaze kubona inyanja, noneho gusuma no guhurura kw'amagare n'amafarashi bya Farawo birahurura. Ngo babyumve, babindukira Mose baravuga ati, Mose we,
watujyanaga he? Turagira ngo tukubaze ikibazo. Mose dusubize. Muri Egiputa nta mva zariyo. Ariko murabaza. Ariko natwe dufite Imana izajya iduha ibyo kubasubiza. Haleluya. Ariko mumbabarire namwe muko n'abakozi b'Imana bajya bahura n'ibibazo bikomeye. Mose we turatumva dushaka ko utubwira. Ni wowe muyobozi. Muri Egiputa nta mva zariyo. Ku buryo utuzana hano kugira ngo twishirwe hano n'abagore bacu n'abana bacu n'abatungo yacu byo kuri kutuzana hano bireka tugapfirayo. Tutabanje no gukora ingendo zose ziturushya zidutera ibibazo. Mose amaze kubura igisubizo ngo amenye ibanga rikomeye ngo atakirane Uwiteka. Haleluya. Ngo Uwiteka yumva gutaka. Umva ukuntu Uwiteka nawe yamubajije. Yaramubajije ngo ariko Mose we niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeza bagira guta bagende. Nanjye ngubaze banyure he? Urumva Imana nayo ariko Imana nayo. Bwira Abisirayeli bakomeza bagira gute banyure he? Abisirayeli bakomeza bagende banyure he? Inyanja. Mbere yabo hari inyanja. Amagare n'amafarashi kwa Farawo. Impande n'imisozi ihanamye miremire. Imana ibwira Mose. Iramubwira ngo ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi, haleluya, Abanyegiputa mwabonye ngo niki ntimuzongera kubabona ukundi. Iyi Imana yacu ihagurutse nubwo hari ibintu byari bituremereye ntabwo twongera kubikigera. Haleluya. Iyi Imana yacu ihagurutse gukoresha bivuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze. Iyi Imana yacu ihagurutse gukora. Haleluya. Ntabwo byo ibi byari bihagurutse n'ibya bifite ubukana ntabwo twongera kubikigera. Yamubwira ngo uyu munsi Imana yarwanye urugamba ku nyanja itukura ikoresheje imbaraga eshatu ngiye kubabwira nishaka nsoreze kuri icyo. Yesu nashimwe cyane. Bagiye kubona Bibiliya irambwira ngo mu gicuku cya nyuma ngo Uwiteka aritamurura. Haleluya. Muri ya nkingi y'igicu. Ariko ntaravuga iyo mbaraga yakoresheje yitamuriye. Munyemerere mbanze mvuge kimwe. Mbanze mbabwira imbaraga ebyiri zakoze icyarimwe. Amen. Amen. Inkingi y'igicu yajyaga ibana n'ubwoko bwa Isirayeli mu rugendo. Bari bamenyereye yuko ku manywa igenda inyuma yabo nk'igicu, hanyuma nijoro ikagenda imbere yabo ari urumuri rumurika. Uwiteka ari ubayoboye. Ariko bageze ku nyanja itukura habaye uburyo budasanzwe. Nibwo byonyine babonye iyo nkingi mu buryo budasanzwe. Bagiye kubona ubundi yagiraga gahunda ikoreraho n'amabwiriza Abisirayeli bakabwiriza icyo gukora. Hari ahantu yageraga iyi Imana yashaka Abisirayeli baruhuka. Imana yacu ni nziza. Bajya kubona bakabona iyo nkingi irahagaze. Ikaba ari sinye yuko bagomba kubamba amahema bakaruhuka. Hanyuma hakaba bari ku burinzi bayicunga. Iyo babambaga amahema yajyaga ku ihema ry'ibonaniro akaba ari wihagarara. Ariko bakora uburinzi bajya kubona bakabona ngo iteruwe ku ihema. Haleluya. Iragiye. Bakavuza amakondera bati irahagurutse. Abisirayeli bakazinga amahema bakayikurikira. Bageze ku nyanja itukura yakoze agashya. Amen. Bagiye kubona babona isubiye inyuma yabo ihagarara inyuma. Abisirayeli
baraboroga bati birarangiye, Uwiteka adushubije kuri Farawo ngo aturimbure, turapfuye birarangiye. Iyo tubona ko dupfuye nibwo Imana ibigiye gukora ibidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Igeze inyuma yabo ikora ibintu bibiri, ikoresha imbaraga ebyiri. Uwiteka akoresha imbaraga ebyiri batari barigeze babona. Yarekuye umwijima ku Banyegiputa, ihita irekura n'urumuri ku Bisirayeli. Izina ry'Imana ririhimbazwe. Tuyikomere amashyi yo Mana, ntacyo bitwaye rwose. Nicyo gihe zakoze. Iramurika. Imbaraga ya gatatu ni nari nababwiye ngo yitamurura mu nkingi y'iki y'igicu. Muzi imbaraga ya gatatu yakoresheje kuri Farawo. Umuntu wa nyuma wa Isirayeli, umwisirayeli amaze kwambuka, Farawo n'amagare n'amafarashi nabo baza hehe mu nyanja. Ngo bagezemo hagati, Imana nibwo yitamuruye. Iritamurura, abaririmbyi n'abana beza bajyaga karera, abaririmbyi baririmbaga indirimbo y'Ikinyarwanda, agakorasi bakarimo, iyo Farawo abimenya yemwe yari gucisha make akitonda, yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe. Haleluya! Yabonye inzira agira ngo ni inzira isanzwe. Imana igigira inzira. Oh, haleluya! Siko mwaririmbye, Imana igigira inzira z'abantu bayo. Haleluya! Imana igigira inzira z'abantu bayo. Abandi bantu bakagira ngo ni inzira zisanzwe. Oya! Yesu nashimwe cyane. Ngo iritamurura, yitamuruye, mwumviye imbaraga ya gatatu Imana yakoresheje. Ngo yararebye gusa. Vuga ngo irareba. Igira gute? Ngo yareba. Muzasome Bibiliya neza. Haleluya. Ngo yareba. Ngo inziga zikurura amagare zikavaho. Sinzi ko mubyumva. Imana yararebye. Yareba gusa, iri kureba, iri kwitegereza amagare n'amafarashi, akananirwa kugenda. Ngo inziga zikavaho. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kureba gusa, nta kindi yakoresheje. Ijisho ry'Imana. Haleluya. Bibiliya irambwira iyo urebye kureba wakumva ari ibintu by'intege nke, ariko nasomye Bibiliya irambwira ngo intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Oh, haleluya! Intege nke z'Imana pastor zirusha abantu imbaraga. Uzi impamvu intege nke zayo arizo zirusha abantu imbaraga? Ikoresheje imbaraga zayo nta kintu cyaremwe cyasigara. Ikoresha intege nke. Haleluya! Kugira ngo hagire akaza gusigara. Batangira kuririmba indirimbo, baririmbiye amahoro. Haleluya! Baravuga umwana w'intama, baravuga ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Izina ry'Imana rihimbazwe kandi Imana yacu ishimwe ko igirira abantu bayo neza.